amavideo nkomeje kubona, n'andi ngo y'abandi bantu, hari n'izindi zigiye hanze bivuga ko ari iza Nyambo. Video yagiye hanze arimo yikinisha akoresheje icupa, na video zagiye hanze za Miss Shanga zo isura yirimo niwe, arimo abyina n'abandi bakobwa bambaye ubusa, bakabyina imyenda ikajya hejuru, imyanya y'ibanga ikagaragara. Aba bakobwa bubu sinzi nimba ari uko bakuriye mu mujyi cyangwa ari uko bakuriye mu miryango yenda hari batemera ibyo bintu, cyangwa barakuriye ahantu batabona umuntu wabigisha ibyo bintu. Iyi myambaro y'imbere abakobwa bambara, usibye ko nabo batakiyikoza, none ugasanga ntiwikoze uwo mwambaro ukajya guhenera abantu akoresha icupa. Hari n'indi video yindi nayo nabonye, noneho we yafashe urucupa runini rurenze kariya mwabonye, ahera ku kibuno cyaryo, ku kibuno cya ririya cupa, ariho nongerezamo ryose. Hello my people, mbaye ikaze kuri Raila Wizisho, mbifurije ishya n'ihirwe, Imana ihumugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda cyane, mwako subscribe, ndabakunda cyane mwe mukora like, share ndetse na comment, namwe mushyigikira. Imana niba ihumugisha mu byo mukora byose. Uyu munsi reka tuganire ku mavideo nkomeje kubona. Hari amavideo nkomeje kubona n'andi ngo y'abandi bantu, ntari buze kwemeza nimba ariko kuri. Hari n'izindi zigiye hanze bivuga ko ari iza Nyambo ukina filme, ariko reka mbe ndetse kwemeza ba nyirizi video kuko biracyari kuvugwa. Ariko reka nshingire ku mashusho nabonye, amashusho gusa, reka nivugire ku mashusho gusa, twirengagize kuri nyirayo cyangwa se kuri nyiramashusho. Nyuma ya video yagiye hanze bivugwa ko ari iya Miss Shanga, video yagiye hanze arimo yikinisha akoresheje icupa rya Heineken, na video zagiye hanze za Miss Shanga zo isura yirimo niwe, arimo abyina n'abandi bakobwa bambaye ubusa, bakabyina imyenda ikajya hejuru, imyanya y'ibanga ikagaragara. Abantu benshi bakomeje gukora comment ku myanya y'ibanga y'uyu mukobwa, abandi bakora comment ku kuntu agaragara, ubwo nyine ni ku myanya y'ibanga still. Bintera kuvuga kuri iki kintu. Mukuri kera wasangaga abakobwa bagira umuco wo guca imyeyo cyangwa se kujya mu rubohero. Aba bakobwa bubu sinzi nimba ari uko bakuriye mu mujyi cyangwa ari uko bakuriye mu miryango yenda hari batemera ibyo bintu, cyangwa barakuriye ahantu batabona umuntu wabigisha ibyo bintu. Simvuze ko guca imyeyo ari itegeko, nta n'ubwo rwose utabikoze ntabwo uciye nk'amabere. Gusa nk'uko abanyarwanda babyizeraga ndetse n'ubu bamwe bakibyizera ko guca imyeyo cyangwa kujya mu rubohero ku mukobwa ari nk'umwambaro wundi, kuko buriya abantu ba kera wasangaga bambara nta myambaro yabagaho. Iyi myambaro y'imbere abakobwa bambara, usibye ko nabo batakiyikoza, none ugasanga ntiwikoze uwo mwambaro ukajya guhenera abantu. Abakera rero ikintu nyamukuru, ntabwo ari nyamukuru gusa, kuko urubohero cyangwa se kujya guca imyero yo ari byo kujya mu rubohero abanyarwanda bitaga, uwo muco bagiraga ndetse n'ubu bamwe bakigira, byabaga ari mu buryo bwo kugira ngo ubashe kuba wakwambara cyangwa se ukambika imyanya y'ibanga yawe, kuko imyanya y'ibanga y'igitsina gore irihariye, itandukanye n'imyanya y'ibanga y'igitsina gabo.
uko umugabo yakwambara ubusa nubwo yatandarika amaguru nta bintu bikabije cyane wabona. ariko ku gitsina gore ashobora gukora nk'ibyo nk'uwo mugabo yakora nk'ibyo mvuze byo gutandarika amaguru. ibyo wabona by'ubwabyo bishobora kuba byanaguhungabanya, kuko turemye nyine bitandukanye n'abagabo. ku guhungabanya ndi kuvuga ntabwo mvuze ko byaba biteye ubwoba, ahubwo wabona biteye isoni cyane kurusha iby'abagabo, kuko twebwe uburyo turemetsemo nyine nuko, kandi ni nakwiza bayidari, ni nako Imana yahisemo kuturema, kuko iyo itaturema kuriya ntabwo twari bubyara abantu. niyo mpamvu yaturemye ikadusigira aho umuntu azakomoka cyangwa se aho umuntu azaturuka. niyo mpamvu turemye kuriya. abagabo ntimwakabaye, nabonye hari aba influencers bamwe babikomanseho, biriya gihe mbyita igitutsi. biriya mbyita igitutsi, mbyita ko batutse igitsina gore. ntabwo Imana yaturemye nabi, yaturemye neza ndetse na cyane. gusa biba bibi iyo twiyandaritse tukambara nabi nko muri buriya buryo aba bakobwa babigenje. iyi video yagiye hanze, hari buze kwemeza hano ko ari iya Miss Shanga, koko bivugwa ko ngo ari iya Miss Shanga akoresha icupa. hari n'indi video yindi nayo nabonye, noneho we yafashe urucupa runini rurenze kariya mwabonye, ahera ku kibuno cyaryo, ku kibuno cya ririya cupa, arihonongerezamo ryose. yewe nanikanze sinkubeshye. ese mbona ko burya abadamu banza turemye bitandukanye. ni ukuri pe. mbese ngirira n'impuhwe abagabo, kuko umudamu yego nubwo imyanya y'ibanga y'igitsina gore buriya ukuntu ishobora kwaguka ikongera ikiyegeranya, ariko ibyo biba mu buryo bwa karemano Imana yaturemanye igihe tugiye kubyara. cyangwa se igihe tugiye kuzana umuntu ku isi. ubwo ni uburyo bwa karemano. ariko kuvuga ngo imyanya y'ibanga iziyegeranya kuko washyizemo ririya cupa, ishobora kwiyegeranya, ariko amarangamutima wumvishe ukoresha ririya cupa ntahure nayo wakumva umuntu kuko nta muntu w'umugabo wagira igitsina kingana nk'iki cupa. ibyo byaba ari n'uburwayi, uwo muntu ntabaho. rero umuntu wahawe ibyishimo n'icupa ringana kuriya, mu mubyimbo ungana kuriya, biragoye yuko yahura n'umugabo usanzwe ufite imyanya y'ibanga isanzwe, Imana yamuremanye n'ibisanzwe, ngo umuntu amunyure. niba wabanza uzumva yirirwa ku gasozi asebya umugabo cyangwa se asebya umuntu bakundana ngo nta kintu ashoboye. yashobora iki se kandi wariyahuje amacupa n'imitumba iki si cyo narinje kuvuga hano. narinje kuvuga ku bijyanye n'iriya myanya y'ibanga. nakomeje kubona abantu bakomantaho ngo harasa pinki, ngo haratukura, ngo hagenda gutya. impamvu mwabonye hariya hantu harimo ibara rya pinki cyangwa se hagaragayemo ibara uko ryaba risa kose, ni uko uriya mukobwa cyangwa se uriya mwari atari yambaye wa mwambaro wa karemano abanyarwanda bagira nk'umuco wo guhanga kugira ngo bambike hariya hantu. nababwiye ko abanyarwanda ba kera, abanyarwandakazi ba kera ntabwo bambaraga, ntabwo bagiraga imyambaro iyi y'imbere. nayo mpamvu bagiraga uriya muco wo kujya mu rubohero guca imyeyo, mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bakwambika hariya hantu. kuko ubonye umuntu wambaye cyangwa se wicaye nabi adafite uriya mwambaro wa naturel, abadamu cyangwa se abakobwa b'abanyarwandakazi ndetse n'abandi bemera uwo muco biremera,
n'uwicaye nabi atawufite biratandukanye, kuko uwicaye nabi uriho uriya mwambaro hari aho uhisha, hari ibyo uhisha, ariko uwicaye nabi uriya mwambaro utariho niho mubona ya mabara ya pinki n'ibindi mwabonye. Gusa ntabwo ari icyo cyari kigamijwe gusa mu kujya mu rubohero kw'abanyarwandakazi, ndetse n'ubu ngubu hari hagamijwe byinshi, kuko ngira ngo ku bantu babyaza cyangwa se ababyaza hano muranyumva, biriya bintu hari icyo bifasha umudamu cyangwa se umukobwa ugiye kubyara, kuko umuganga abona ahantu afata kugira ngo abashe kumubyaza neza. Hari icyo kandi binafasha ku bintu bijyanye no kubaka urugo cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina, kuko hari abagabo ngo badakunda umuntu udafite uriya mwambaro. Uriya mwambaro ntarajya kure, reka mbabwire yuko nimba uzi ko wakuze cyangwa se warenze ikigero ukavuga ati se ngewe byakunda ko uyu mwambaro nawe ugira, se byagenda gute? Kuko uriya mwambaro w'igitsina gore ni umwambaro yego uhanga cyangwa se ukora nk'umuco ukiri umwana muto, kuko ngira ngo bavuga ko iyo utarajya mu mihango bwa mbere nibwo ushobora gukora biriya bintu, kuko umubiri ucyoroshye kandi ntubabare. Ariko ngo iyo umajije kujya mu mihango abenshi ngo birabagora, bikaba ari nabwo bamwe banabireka bitewe n'ububabare, kuko birababaza. Ariko hasigaye haraje uburyo ki, cyangwa se haraje abashangazi, abantu bafasha abantu bacikanwe cyangwa se barenze gukora ibyo bintu, ku buryo ashobora kuba yagufasha kubona guca imyeyo mu buryo butakugoye. Reka nkubwire ngo nimba wifuza guca imyeyo cyangwa se wifuza kuba wabona product zigabanya ibiro, abantu bashaka gutakaza ibiro utiriwe ujya muri siporo cyangwa se kugira ngo ugire ibintu uhagarika ufata amarejime atari ngombwa, cyangwa se wifuza kwikuraho amaribori, cyangwa se wifuza gukemura ibibazo by'amavangingo, gukemura ibibazo by'ama-infection, gukemura ibibazo by'uruhu ku bantu mwananiwe n'uruhu, gukemura ibibazo by'umusatsi ku bantu mushaka gukuza imisatsi, wahamagara kuri 0792 yanaguha na ya myunyu njya mbabwira, myunyu yo mu nyanja njya mbabwira mwakoresha muri za message njya mbaha. Akabaha n'amasabune, hari amasabune ahari akora nkabyo, akora nk'uriya munyu wo mu nyanja, n'amavuta. Mumuhamagare rero cyangwa se musange i Nyamirambo aho akorera. Ni 0792 nimba wifuza guca imyeyo utababaye kandi ukagwiza mu gihe gito, muhamagare. Nimba wifuza ko kugira mu myanya y'ibanga hagahora hegeranye cyangwa se hadapanuye nka kuriya mwabibonye uriya mukobwa ashyiraho icupa ryose, biriya bintu biranasebya, kuko umuntu uragira gutya ugiye guhura n'umugabo wawe cyangwa se ugiye guhura n'umuntu mugiye kubana, yenda akoze biriya bintu mbere, ufashe umwanzuro wo kujya kubana n'umuntu, wibutse ko hari ukuntu wipanuye ariko bishobora kugukoza isoni. Iki gihe ushobora kuba hari uburyo ki wakwegeranya imyanya y'ibanga yawe, wahamagara 0792 ngira ngo n'abantu n'umuntu wabyaye, kuko umuntu iyo yabyaye of course hari ukuntu haba hagutse, ashobora kukugira inama y'ukuntu hakongera hakegerana. Musange rero uyu mushangazi abafashe, abaha ibyo bintu byose, abafashe kuba yabacira imyeyo, bafashe kuba yabaha product zibaha gukora ubwiza uruhu, product zibafasha gukora imisatsi, product zibafasha kubona kwikuraho za mbaraga z'umwijima nababwiye, harimo imyunyu yo mu nyanja na ya masabune, product zagufasha gukemura ibibazo by'ama-infection, product zagufasha gukemura ibibazo
by'amavangingo ku batayafite, ibi byose wamuhamagara kuri iyi nimero akagufasha. 79 23 610. Muhamagare hanyuma abafashe. Narindi kuvuga akamaro ko guca imyeyo cyangwa se kujya mu rubohero, ari nabyo nakomeje kubona ariya mavideo arimo aracacana. Numva ngize isoni ndibaza, ese aba bana b'abakobwa ubundi bagira imiryango bavamo? Ese imiryango bavamo koko habuze n'umuntu n'umwe wamwibira ibanga ryo gukora kiriya kintu? Ashobora kuba utabikunda pe, n'umuryango ukomokamo atabikunda pe, ariko uwo muzashaka n'uwo ari we. Ushobora gushakana n'umuntu utamubwira y'ibyo bintu ngo ngiye ngo navugiye mu muryango utabishaka, akunda ibyo bintu bikaba byanagusenyera. Biriya bintu bisenyera abantu, ugasanga ushakanye n'umusore ukinambye ku muco. Tunareke n'ibintu by'umuco, kuko ngo biriya bintu hari ukuntu ngo biryoshya ibintu bijyanye n'imibonano, kuko hari ukuntu nyine hari umwambaro nyine. Urumva, reka ntange urugero, inzu iriho rido n'inzu itariho rido ntabwo umuntu winjira kimwe. Inzu itariho rido winjira ariko inzu iriho rido hari ukuntu winjira ubanje kwegezaho rido gutya. Urumva ibyo bintu ntabwo ari bimwe. Ku bantu rero munyumva neza, mukuze, muranyumva yuko kwinjira nk'utunga urutoki mu kirere bitandukanye no kuba wabanza nyine bikakugora kwinjira, kuko ngo ni nabyo bitanga ibyishimo. Ushobora kuba ukomoka mu muryango udakunda ibyo bintu, cyangwa se batanabizi, batarabigutoje, ariko si kuki uhenera abantu? Uyobewe yuko utambaye? Kuki uhenera abantu? Kubera icyo ujya ku karubanda ukasama wa mugani wa babandi ngo wagira ngo banyushijemo ikanivo y'amazi, wagira ngo ni ukajya kwasama uhenera abantu. Koko basi ambara umwambaro wa artificiel, ari wo mwambaro w'imbere, ureke guhenera abantu. Kugeza aho koko abantu navuga ko batari kubaha iriya myanya y'ibanga, bari kubiha amazina ngo pinki, umutuku, ngo umweru. Koko uriya mutuku cyangwa iyo pinki cyangwa uriya mweru byagaragaye kubera yuko uwabishyize hanze nta mwambaro afite, nta mwambaro umuriho. Kuko ngewe video zose nabonye n'amashusho nabonye ariyo mafoto, ni nko kubona umusozi unundaritse ahantu utari utwatsi. Kwatsi ndi kuvuga ntabwo mvuze uriya musatsi umeraho, mvuze uwo mwambaro. Uvuga ngo umusozi uri ku gasi, icyo nshatse kuvuga. Ariko se ko atari ibintu bigoye, kandi ko ari ibintu buri wese, n'umuntu ukuze buriya nubwo waba uri umukecuru w'imyaka 50, kiriya kintu wagikora bigakunda. Kuko ubu ngubu hari abantu b'abahanga, harimo na iriya nimero mbahaye, bazi kuba yagucira imyeyo kandi ukagwiza mu gihe gito utanababaye. Kuko nashingiye ku bijyanye n'imyemerere n'uko abantu babikunda. Twibuke yuko umukobwa ashobora gushyingiranwa n'umuntu kandi uwo muntu akunda ibyo bintu. Ni uburenganzira bwawe, yego, kuko biri ni ibintu uwo mubiri ariko ukwishyuza ibyo bintu bitariho n'uwawe, nta nubwo agutegetse, nta nubwo utegetswe kubimukorera, ariko mu izina ry'urukundo no mu izina ry'uko wiyemeje ko mushimisha, nkuko nawe wumva ko yagushimisha nawe ukamushimisha, urabitegetswe mu izina ry'urukundo. Ubwo mvuze mu itegeko ry'urukundo, mu itegeko ry'urukundo, kuko wiyemeje kuza ukamuha ibyishimo nawe akaguha ibyishimo, kandi ibyishimo bye ukaba wumva ko ari icyo kintu, urabitegetswe. Noneho no mu izina no mu itegeko ry'imyambarire no kwiyubaha, nshingiye kuri aya mavideo nabonye, nabyo urabitegetswe. Kuko
ariya mabara barimo bavuga ntabwo yagaragara uramutse ufite uriya mwambaro ukuriho. Kugeza n'ubu ntabwo ndi kurambirwa kureba ziriya videwo, atari uburyo bw'uko zanejeje, ahubwo ari uburyo bwo kwibaza ngo ese abantu baracyagira umuco? Ese abantu kuba umuntu yakora ibiterasoni nka kuriya byo ntabwo byantungura, kuko umuntu utazi umuco nk'uwo nguwo, kuko buriya mu kintu cyitwa urubohero cyangwa se ibi bintu byo kujya guca imyeyo, ntabwo bagendaga ngo bakore kiriya gikorwa gusa, baragendaga bakanagiramo n'inama, bakajyamo inama, bakajya inama, bakaganira. Nabyita ko ari nka club, reka mbishyire mu kizungu, nabyita ko ari nka club y'abanyarwandakazi babaga bafite kera, kuko bajyagamo inama ku buryo ibyo wigiye mu rubohero utatinyuka gukora ibiterasoni bisa nka kuriya, kuko hari undi muntu bikuremamo, inyigisho zo mu rubohero cyane cyane, hari undi muntu bikuremamo ku buryo utatinyuka gukora ibiterasoni nka biriya. Icyo cyo sindi buze kukirenganyiriza abantu, kubera yuko turi mu isi y'iterambere, turi mu isi abantu batanazi ibyo bintu, turi mu isi cyangwa se na generasiyo ari nayo yiganje muri aya mashusho nagiye mbona, ntabwo ibyo bintu babizi. Biranashoboka ko n'ababyeyi babo batabizi, ariko biragoye ko waba ufite umwana ungana kukeka waravukiye mu mujyi, ariko n'abavukiye mu mujyi barabizi. Ubu se ngiye ko mbizi ku myaka 30 n'ayanjye, none se uwo mubyeyi wabyaye umwana tujya kungana ni gute atabizi? Ni gute atabyigishije umwana we? Ngiye hano ndanenga ababyeyi rero cyane, ndanenga ababyeyi cyane, kuko umwana nimba atarabonye umwanya uko umuganiriza nk'umubyeyi, umwigishe izo ndangagaciro na kirazira ku munyarwandakazi, ari nabyo bishobora kubikubiramo akigiramo n'ibyo byose by'uwo muco ndi kuvuga, niba bisobanura ko nta mwanya wamuboneye nk'umubyeyi, we yakuze yigenga nka we, akora ibyo ashaka anagendeye ku byo abona ku mbuga nkoranyambaga. Erega rimwe na rimwe aba bana turanabarenganya. Ku bantu muri kunenga aba bakobwa ba Emeline n'abandi nkabo, turabarenganya. Biriya bintu Emeline yakoze na bagenzi be ni ibintu byibera ku mbuga nkoranyambaga, tubona n'abazungu, tubona n'abandi bo mu bindi bice by'ibindi bihugu babikora rwose, tukabona ni ibintu bisanzwe. Rero nimba umwana yarakuriye kuri tablet areba ibintu nka biriya, agakurira kuri televiziyo areba ibintu nka biriya, ntabone umubyeyi umubwira ati have ibi si byo, cyangwa hari ibyo abanyarwandakazi bagira bimeze gutya, hari umurongo abanyarwandakazi bagendamo umeze gutya, we azakura yumva yuko biriya yabonye muri tablet, muri televiziyo, muri telefone ari wo muco. Kuba yagira akabikora ni ibintu tutari buze kumuterera amabuye, kuko ntituzi background ye, nimba yarabonye umuntu umubwira za ndangagaciro tugira za kirazira. Rero umwana akuze abona ku mbuga nkoranyambaga hariho abakaraga amabuno, bambura ubusa bakanika imyanya y'ibanga yabo ku gasi, azumva ko ari wo muco, kuko abibonanya abandi kandi arabona nta kibazo kibirimo. None se mbere yuko dutera amabuye aba bana b'abakobwa, twebwe nk'ababyeyi twabanje twirebaho. Ibi ndi kubivuga muri rusange, ntabwo ndi kuvugira kuri bariya cyangwa se ababyeyi babo, munyumve neza, kuko hari umurikiye nawe uri bumve ino video akisuzuma akabona yuko koko ashobora kuba hari ukuntu arimo ararangara mu buryo bumwe cyangwa ubundi, umwana we ashobora kuzahinduka ikindi kintu bitewe n'ibintu yirirwa areba. Uhaje interinete, hashimire n'igihugu cyacu rwose, barakoze gushora
gushora mu ntuza interineti. Buriya hari abantu mutanabizi, reka mbabwire ibintu mubona mwirirwa mwikora ibyo mwishakiye, mupostinga ibyo mushaka, ibyemewe n'ibitemewe, nuko mufite interineti. Kandi interineti ntabwo ari ikintu cyaje gutyo gusa ngo pa. Hari ibindi bihugu basitaragoringa kugira ngo yapulodinge videwo y'iminota 10 gusa. Tureke iminota 10. Simbukira hano Uganda. Uganda se ubona impamvu batari famous cyane kuri YouTube ari ukubera iki? Cyangwa kuri TikTok. Kuri TikTok ho bari famous kuko utuvideo twaho ni dutoya. Kuba wakoresha interineti ihenze mu buryo buhenze, ukauploadinga utuvideo twinshi dutoya birashoboka. Ariko kuba wavuga ngo uteruye video y'isaha yose, Uganda ngo ishyize kuri YouTube, ni ibintu bidashoboka. Niyo mpamvu ubona Abagande badakoresha YouTube cyane. Interineti yabo irahenze cyane. Niyo mpamvu hari ibintu muba mufite mudashimira kandi mwagakwiye mubishimira. Igihugu cyacu cyaradutetesheje, cyaratudabagije, mbese badushyize igorora. Niyo mpamvu ntekereza ko mwirirwa mwikorera ibintu byose mwishakiye, mwirirwa mufata ibintu by'umwanda mukabitereka. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yirirwa babwira ngo mwakoresheje imbuga nkoranyambaga neza. Kandi ko twagiriwe umugisha, leta ikavuga ati urubyiruko rwacu n'abandi badafite akazi, reka tuborohereze mu buryo bw'uko bakwihangira imirimo atera imbere. Wowe ibintu uri gukora rimwe na rimwe ni ubupfayongo, ni n'ubupfapfa. Nta nubwo ibyo bintu uri gukora byakwinjiriza n'igiceri cy'icumi, kandi wakabaye uzi ugakora, ukajya kuri YouTube ukavuga ibintu bizima bitari busenye abantu, bitari bunateza umwuka mubi n'umuco n'isura mbi muri rubanda, ukinjiza. None se ubu umuntu washyize ubwambure bwe iriya video yitsindagira amacupa mu gitsina cye, niyo yungukiye usibye ikimwaro gusa n'isoni ari gusarura mu bantu. Umuntu wese uri kumubona kwibaza ngo ngo ni kuri yungana, umure byose ngo ese. Ariko hari ikindi yari gukora, akabyaza umusaruro ya interineti igihugu cyaduhaye, bashoyemo kugira ngo urubyiruko rubone akazi, rubone bakora ibibateza imbere, agakora ibintu bizima kandi bikamushyigikira. Ariko umuntu ari hariya wa mugani ari gufungura imyobo, wagira ngo ni isiha zihishamo. Munyihangane kuba mbivuze muri ubwo buryo, ntabwo nubahutse kuko nabonye hari ababyubahutse kurusha ndanababara, kugeza aho umuntu atubaha aho umuntu yaturutse, bakatangira kuhita amazina. Ni ibintu bikojeje isoni ndetse bitaniyubashye habe na gatoya, haba ku bantu baba bagukunda n'abatagukunda, aho kugeraho umwanzi wawe yumva kugira impuhwe kubera ibintu nka biriya biba bikabije. Sinibaza inyungu iri muri aya marushanwa ndi kubona y'izi video zicaracara rimwe na rimwe zikojeje isoni, wa mugani zose muparitse nabi, wa mugani w'ababandi ngo aba bantu baparitse nabi. Ukareba umuntu ibintu arimo arerekana, nta nubwo binashimishije, ntibishamaje. Ariko simvuze ngo bakoze uyu muco ndi kubabwira nibagende babitandarike ngo nibwo bishamaje. Oya, nshatse kuvuga yuko bidakwiriye kwiyandarika no kwambara ubusa. Mpita mfatiramo opportunity yo gutanga inama. Ese bibabuza iki kuba mwashyiraho umwambaro, uriya mwambaro ko ari mwiza? Ko burya ngo niyo umuntu agiye kubyara cyangwa se kwibaruka ku badamu, ko kiriya kintu ngo gifasha. Ku bijyanye noneho n'ibyishimo mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ni ibintu biba ari agatangaza. Kuko nabaye urugero rwo kwinjira mu nzu iriho rido no kwinjira mu nzu itariho rido, ntabwo ibyo bintu ari bimwe.
n'uwicaye muri iyo nzu iriho rido n'itariho rido ntabwo bumva umuyaga kimwe. ni ukuvuga ngo uri mu nzu iriho rido niwe uri mu nzu nzima ntabwo yumva umuyaga, nta mbeho yumva, haba hashyushye. murumva icyo nshatse kuvuga? none abana bacu dufite ubu, kandi dufite abantu hano kuri YouTube birirwa bigisha ngo ni ba nyirasenge. umwana we niba ufite isoni zo kubimubwira, wamufasha ukamushyira uriya witwa uyu mushangazi. reka nongere mbabwire nimero ye: 0792366510. wamushyira uyu mushangazi akamugutoreza umuco nyarwanda w'urubohero no guca imyeyo, kazanamwigishirizamo n'indangagaciro zindi z'uko umukobwa akwiye kwifata no kwitwara neza, akanamwigisha n'ibindi byiza, kandi akaza ari nyampinga mwiza, kuruta kureka umwana we ukamutererana akirirwa mu bigare bimunywesha inzoga n'amatabi, bikarangira akoze ibiterasoni bisa kuriya. none se ntabwo mubona ko biriya bintu biteje ikibazo ndetse biteye n'ubwoba? noneho ikintu mubonye wagira ngo ni nka virisi yaje mu bantu. umwe yashyize video hanze, nimba bavuze ati uyu nimba yabishyize hanze ntahanwe, undi nawe tereka nze nifotore nambaye ubusa, yani ku musozi ku gahinga. umusozi do uranamye umeze utya. noneho mwibaza nihe turi kugana? nihe turi kuganisha abana bacu? nihe turi kuganisha urubyiruko? nihe turi kuganisha aba bari duteze ko ejo bazaba ababyeyi b'igihugu? duteze ko ejo bazaba abagore b'abantu bakomeye? ejo duteze ko aribo bazaba ba mutegarugori b'igihugu? turi kubarerera mu bintu nk'ibi kandi tukabanayibera bakora ibintu nk'ibi koko? muri iyi ntuza, muri iyi gahunda yo kuba mwatoza abana banyu uyu muco, ni umuco mwiza abantu banaganiriramo, nabibabwiye, bakigiramo indangagaciro nuko abantu banyarwandakazi bazima bitwara. ndacyumirwa ndetse ndacyanumirwa cyane kuba ndi kubona wagira ngo byabaye nk'amarushanwa, umwe akaza agashyira hanze ibisa gutya, n'undi akavuga ati reka nanjye nze nshyire hanze. nk'izi video bavuga za nyambo, biri kuvugwa ko ngo ari iza nyambo. ngewe nabonye ifoto numiwe, numiwe. kansoreza ndumva ntabwo nshaka kwizimba mu magambo. kansoreza aha ngira ngo uwumva yumvishe. wa mubyeyi we, aho uri hose, nimba ufite isoni zo kubwira umwana wawe ku bijyanye n'uko yakwitwara n'uko agomba, kuko hari ababyeyi bagira isoni ku buryo n'umwana we w'umukobwa ajya kujya mu mihango inshuro ya mbere akagira isoni zo kumubwira ko yakwitwara, kandi ibi ni inshingano z'ababyeyi b'abagore, akagira isoni zo kubimubwira. mwohereze umushangazi abimubwire, anamutoze umuco nyarwanda w'abakobwa, kandi azanamwigisha n'indangagaciro nziza. azironga nawe uzakurikiranire hafi, uzabibona ko umwana wawe yatuje kandi ko yigishijwe ibintu byiza. muhamagare kuri 0792236510 cyangwa se umusanga hakorera i Nyamirambo. reka mbibutse yuko mwarimu Clement niwe mwarimu wenyine wagufasha kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga mu gihe gito cyane kandi udatsinzwe. mu gihe gito cyane mwarimu Clement yagufasha kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga
kandi ukiga igihe gito ukishyura amafaranga make ugakora kandi ntutsindwe. Mwarimu Clement rero aragiye mugirana deal cyangwa se mukagirana amasezerano ukaba wamwishyura nyuma nta kibazo. Nta kibazo umaze gutsinda. Permis provisoire hagati y'iminsi 3 n'iminsi 7, definitif ukwezi kumwe ushobora gukora kandi ntutsindwe. Hamagara 0788 48 3722 cyangwa umusanga akorera Nyamirambo ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara ndetse na Nyabugogo, hanyuma mubashe kuba mwakumvikana nimba ufite amafaranga, nimba utayafite se mugirana ayo masezerano akwigishe ujye gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga urubone witahire ujye guserebura. Reka mbashimire cyane wakoze subscribe kuri Ayira Wiz Show, Imana igumugisha. Hanyuma nawe utarayikora kanda ngo kumukara kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Hanyuma reka duhure muri video ikurikira nakagaruka. Bye. Umuntu numwe kuri iyi si wahiga Mwarimu Clement. Reka mbabwize ukuri, nari nibagiye kubaha aya makuru meza kuko Mwarimu Clement niwe mwarimu wenyine mu Rwanda no hanze yarwo ushobora kuba yakwigisha ku bintu bijyanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ubwo ndavuga permis, ukaba utarata amafaranga watanze uyishyura rimwe gusa kandi wishyura arukumajije kugira gute kubona permis yawe. Urumva uyu mugabo ni umuhanga, ariyizeye. Umuntu ukubwira ngo jewe ndakwigisha nutabona permis ntuzanyishyure, urumva uyu mugabo atari umuhanga mw'abantu mwe. Reka mbabwire, kwiga kwa Mwarimu Clement ni gukora booking, kubera ko ntago ajya yakira abanyeshuri benshi bazamugora kugira ngo agenda bigishe igihe gito cyangwa se abigishe nabi bazatsindwe. Ukora booking akakira abanyeshuri bake mu gihe runaka, warangiza akazabigisha neza bagatahana permis insinzi gusa, akakira n'abandi gutyo na gutyo. Ukora rero booking ubashe kuza mu bimbere, uhamagara kuri nimero ye ngiye kuyishyiraho hasi ku kiganiro, hanyuma cyangwa se ukabasanga aho bakorera ku Nyamirambo hafi na Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara na Nyabugogo. Rero uyu mugabo ni umuhanga cyane, ni inararibonye mu bikorwa bye byo kwigisha gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ni nyambere cyane. Mwarimu Clement hejuru cyane, hejuru cyane, hejuru cyane. Reka rero tumugane kugira ngo tutakomeza gutsindwa, komeza gutanga amafaranga ya buri munsi. Umunsi watanze amafaranga uratsinzwe, ejo ugiye handi uratanze uratsinzwe. Ibi bintu bitesha n'umuntu umutwe akumva aranabihaze. Ariko iyo uvuze uti ngiye ahantu ndi siri neza ko ndi bukorere uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, hanyuma paf umunota umwe nkahita ntahana intsinzi yanjye, nta handi rero aho ngaho ni kwa Mwarimu Clement. Ni Nyamirambo hafi no kuri Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zitwara abantu Kimisagara na Nyabugogo, hanyuma ukaba wabagana ugakora booking nawe ukiga mu bimbere mu gihe gito cyane, ukabutahanye agapapuro kawe. Nanjye mvuze ngo agapapuro n'agakarita we. Ni muri gahunda ya tunga permis Munyarwanda, nta handi wayisanga, ni kwa Mwarimu Clement niho honyine.